Ego nshuti zacu twagarutse kandi twagarukanye umutumirwa wacu araza kubibwira ndagira ngo nibwo bwa mbere wagera kuri MTV yacu 5/5 rero turasaba kugira ngo mbere yo kugira ico tuganira wabanza ukibwira abadukurikirana bose ya mwiriwe abandi mwaramutse turabasuhuje cyane amazina nitwa Ndabarishe niryo zina zanivuga ryonyine bitewe nuko ari nkunda hanyuma rero ndi umugabo ndubatse mfite umudamu umwe n'abana 3 murakoze cyane yego bwana Ndabarishe twibwira neza umuvuga butumwa kandi uri president w'abayumbe ibyo zose ugomba kutubwira abantu bose bakamenya uriwe mbese muri make nawe bagomba gushaka ahubwo nibyo yandi umuvuga butumwa hanyuma ndi na president w'abayumbe hano mu mujyi wa Karigari tunaboneraho no kutumira abantu ko dufite igiterane ndagira ngo warakivuze hano kuri MTV. Yego igiterane kirahari kandi turabateguje mwese umuherereye mwese kumpande zine zose za Canada ndetse no kwisi yose abazokenera kukizamwo mudukurikirane mumenye uko bimeze. President wacu w'abayumbe araza kutubwira neza byimbitse atubwira igihe kizobera n'iminsi n'ukuntu baciteguye nuko biteguye abantu bose bazogira kandi watubwira ukadusobanura neza. Igiterane kizaba ku minsi 7 n'8 z'ukwezi turimo 7 n'8 kugeza ku 9 ubona kubona ku wa 5 ku wa 6 no ku cyumweru. Rero igiterane ni igiterane Kigali Serge wacu bagazachita guteka giterane bagazachita Nyarukuta ari yindi bagazabita ngo ni uwaki yari nini kuta Nyarukuta no se ngira Nyarukuta no niyo yari yabe Nyarukuta no yari nini yageze huza abavuye ku ndondo n'ahandi henshi indondo zose na za Minembwe ndibaza ko Nyarukuta no ari cyo cyari giterane kinini niyo nayo dufite hano ni Nyarukuta no izahuza abanyamasengesho bose ba Canada cyangwa se abayumbe mu izina rizwi cyane ba Canada. Ubundi kizaba ari igiterane gikomeye kirimo abavuga butumwa beza bavuga butumwa batubwira kugira ngo abantu bamenye abari bo cyanga rwose si ngombwa ko bavuga kirimo abavuga butumwa kaba pasteri Bishop Ruboneka Robert kuva muri Amerika. Abantu benshi baramuzi Robert ariko ndibaza ko nawe Robert ndamuzi numuvuga fondateur wa ambassador fondateur wa ambassador umuvuga butumwa mwiza rwose utuye hariya mu gihugu ca Amerika. Uwo ni uzoburi hano muri Karigari kuri izo tariki niwe mushitsi mukuru dufite ariko nabandi benshi bazava hirya no hino kaba pasteri Gatako umunyamasengesho kaba pasteri Gatako bazaba barahangaha kaba revera pasteur Robert Ndayemeye azaba arahangaha muramuzi kuva Gidurai muramuzi urusengero muri Rize Gidurai nawe azaba arahangaha nawe n'umwe mu bavuga butumwa baraha. Harimo abaririmbyi bakomeye kaba James yego harimo kaba Dairo Ngendahayo bazaba nabo barahangaha n'abanyamasengesho benshi bagiye batandukana. Rero nshuti bavandimwe mudukurikirana kuri MTV yacu 5/5 murumva igiterane kizoba no kizaba gikomeye kizaba cyoboshe hazoba harimo ba pasteri ba Bishop kaba Robert bamuherutse ko ari president w'ambassador cyangwa ari fondateur w'ambassador ariko ubu akaba ari Bishop wemewe n'amategeko yose akaba yarasengewe yarasizwe amavuta meza cyane. Rero twaba tumwiteguye tumutegereje hamwe n'abandi president wacu avuye kubivuga
neza kandi yavuye kubasobanurira rero mwese muratumiwe kuzoza baratumiye ndibaza ko MTV izobiri MTV izaba nayo live uwo munsi mwese abatarakora subscribe twongere tubibutse abatarakora subscribe turabibutsa kugira ngo muzokore subscribe. MTV niyo televiziyo na radio kandi ya mbere ndagira ngo hano muri Karigari niyo international ku isi yose oya niyo ya mbere hano muri Karigari rero izabihari kandi igiye gukora ni urumva niho ndibaza ko mutaragira namwe igihe kirekire cyane mutangiye turagira igihe kirekire ariko tugeze turabishimira Imana kuko kandi ndabona ko muhaye mugenda mutumira abantu benshi muhaye mugenda muhura n'abantu benshi ndibaza ko nabo ngabo muzaba mufite access muzakorana ibiganiro yego nabo tuzokorana ibiganiro bazoze biteguye tuzoba turi live tuzoba duhari tuzoba tumeze neza uwo munsi abantu bose bazoze bambaye neza turabatumiye rero president wacu urakoze kutubwira iby'igiterane kandi gutumira abantu bose kandi Karigari tukaba tubiteguye neza baratumenyesheje baradutegura muzoze muzirebere ibintu bizobera hano bizaba bitangaje kandi buri muntu wese azogenda umutima we waguwe neza yego rero ni karibu cyane umutumirwa wacu rero tukaba tugize ngo tukubaze irindi jambo rimwe ry'amatsiko kuko dufite umwanya mutoya ko turaje mu tuzi ariko dukeneye kugira ngo tugane utugambo dutoya gusa kugira ngo tubone ubwo dutumira abandi bazoze kudutegera ari benshi mu kiganiro cyakane rero naringiye kukubaza akajambo k'amatsiko ese ko Yesu yagiraga intumwa kandi akaba yari afite intumwa 12 yaba yari afitemo n'intumwa z'abagore cyangwa zarabagabo gusa okay mu by'ukuri intumwa za Yesu urebye zino 12 barabagabo barabagabo ni kuvuga ariko intumwa kugeza n'ubu nyine gahari intumwa sibyo aje kuzamuka turavuga gusa intumwa za Yesu 12 yagendanye nazo imyaka 3 cyangwa irenga cyangwa ingana gute zarabagabo cyangwa harimo n'abagore musubize gusa zarabagabo kubera iki hatarimo abagore iryo ni ijambo rigomba kwitonderwa no kwisobanura ariko mu magambo ahinnye abo yahamagaye imbere n'abagabo ariko nyuma haje kuzamo n'abagore magambo ahinnye intumwa za Yesu ziriya gusa ahubwo haje no kuza abo yasize ahubwo iyo uje kuvuga ngo intumwa yasize ku isi cyangwa ririya torero ryagiye hejuru mu cumba gutegereza umwuka wera nizo ntumwa bari abantu 120 ndibaza hari harimo abagore naho bagiye gusengera uzamva ngo ni kwa nyuma yego byo harimo abagore ariko n'abarungutse mumva abajanye na Yesu 12 ndamugora barimo rero iryo jambo ugomba kugenda ukaritekereza ukarireba neza ukaribaza n'abandi kuko utaha tuzoza tukubaze kugira ngo uzore dusobanura neza kuko aho ngaho tituzumvise neza rero umutumirwa wacu ako kakaba karagaciyemo abategera mwese rero tukaba tugiye kwinjira mu kiganiro nyamukuru kandi mu minota mike cyane kuko turabatumiye ubutaha muzoze muri benshi cyangwa se muzotegere muri benshi kugira ngo mukurikirane umuvuga butumwa wacu wabisigiwe amavuta mukurikirane kandi mwumve ikimuvamo cyangwa se mwumve ikimubitse ku mutima rero tukaba tukubaza ngo bavuga ko muri abanyabuntu niko abantu benshi bavuga ngo muri abanyabuntu kandi abanyabuntu ngo mufavorize ibyaha ngo mukavuga ngo gukora icyaha nta kibazo none wadusobanurira ubwo buntu mu ncamake n'impamvu nimba mwemera kuvuga ngo ukora icyaha ngo warababariwe kera byararangiye mu buryo tukwaka imbabazi kandi uwo dusobanura nimba ibyo bavuga ari byo karibu ikibazo cyawe kiragira ngo bavuga ko muri abanyabuntu twebwe yego naje ndimo ni wowe nabajije ni wowe munyabuntu apana ndabandi bara ni wowe n'abandi
Okay, nakumvise. Hanyuma ikibazo cyawe kikagira ngo ese twosobanura ubuntu. Wosobanura ubuntu icyo ari cyo. Ese wosobanura ubuntu ukatubwira uko abantu benshi biraba confusinga. Ntibamenye ngo ubuntu ni iki bakagira ngo ni ubuntu ngo ni uguhangurira gukora ibyaha. Cyane cyane uhagarara kuko ari cyo kintu abantu bahagazeho. Okay. Wokora icyaha. Urashobora gukora icyaha. Kuko ubuntu buvuga ngo warababariwe kera. Mbese ntazindi mbabazi ntiwo kwaka izindi mbabazi wakoze icyaha. Nukuvuga ngo nta cyaha, icyaha cyose cyarababariwe n'ubwo gikora cyarababariwe, nta mpamvu yo kuja gucaka imbabazi. Gucaka imbabazi. Okay, ubuntu ni iki mu magambo ahinye niko warubajije. Hanyuma kubera ko abanyabuntu bazabigisha ngo ibyaha byarababariwe niko waruvuze, takongera kwaka imbabazi. Turabizi ko ibyaha byababariwe ariko buri munsi dukora ibyaha kandi buri munsi tugomba kwaka imbabazi. Okay, reka tubanze wenda ndaza kujanisha ikibazo warubashije. Dusome Yohana igice cya mbere ku murongo duhere ku 17 gusa dusoma umurongo wonyine. Yohana ubutumwa bwiza koko bwanditswe na Yohana cyangwa Yohana w'injiri mugani wa haravuga ngo kuko amategeko yazanywe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Wabyumvise? Kuko amategeko yazanywe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. No kuvuga ngo Mose nta buntu yari afite muri ariya mategeko. Ubuntu gusa bwazanywe na Yesu. Haruguru haravuga ngo kandi byari bimuzuye ngo nibyo natwe twahawe. Ibyo ngibyo byari byuzuye Yesu ngo nibyo natwe twahawe. Ngo ni ubuntu bukurikira ubundi cyangwa ni ubuntu bugeretse ku bundi. Ubuntu mu ncamake ni impano y'Imana. Impano y'Imana ni Yesu Kristo. Yesu niwe buntu bw'Imana. Ibyo byari bimuzuye rero nibyo twahawe. Mu magambo ahinye utangiye uvuga ngo mwebwe bavuga ko muri abanyabuntu. Mu yandi magambo mwebwe nti muri bo. Noneho rero igiteye ubwoba naje kinteye ubwoba kugeza ubu ni umuntu wihakana ubuntu bwa Yesu bwazanywe na Yesu. Ta wundi wazanye ubuntu abatari aba Yesu bihakana ubuntu. Ariko abemera ico Yesu yazanye, Bibiliya iravuze ngo kuko amategeko yazanywe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Asandi kuko twebwe tubarizwa mu byo Yesu yazanye. None ni ukuvuga ngo mwebwe timwemereza amategeko. Amategeko iryo ni ijambo rinini gusa turatera reka dutera amatsiko kugira ngo bazadukurikirana gushira ubutaha, sibyo? Kuko tuvuze gutya twosiga abantu mu ngabangabo. Ariko noneho waruvuze ngo uraje mu kazi mu mwanya cyangwa se amasaha yawe yashize. Kandi twibuza abantu gusa ko wari wadusuye kugira ngo tuganire. Ariko uzogenda uze noneho twicana. Nimba ari amategeko tureba bahawe amategeko abari. Ubuntu tureba babuhawe n'ababari. Kuko amategeko Bibiliya bigaragaza iravuga ngo kuko amategeko yazanywe nande na Mose ayazanira abandi. Harabo yazana abanyezirayeli ariko natwe turimo. Mwebwe muri no urumva twese twari dukubiye aho ngaho. Banzo reke ndangiza. Mwari mukubiye aho. Twari dukubiyemo twese. Reka mbubwiye. Nukuvuga ngo tugomba kwiga biriya bitabo isezerano rya kera tugomba kurishira ku ruhande. Oya ntabwo ariko bivuga. Isezerano nyine ni rya kera. Hari isezerano risha. Nta masezerano abiri azakorana. Kuranura. Nta masezerano abiri abaho. Ubu turi muri sha wewe kuraza mu kuti byake. Ijya kera ni ijya kera ntituvuze ngo ryavuyeho. Ahubwo ryasohoje umurimo wayo. Tubizi se. Hariho nibukije n'ikintu abantu bazasoma. Turumva abantu basoma bakama bavuga ngo Yesu yaravuze ngo sinaje gukura amategeko ahubwo naje kuyakomeza. Nibo bamwe kubyumva. None se siko nyine bivuga. Niko bivuga. Oyi abantu bazaje. Yesu yaje gukura amategeko ahubwo yaje kuyakomeza. Ico cyanditswe bakizaho kiba.
none se wowe sigabura kivuze ngihinyuza Watumvise? kivuze ngihinyuza uko atari ko kivuga Watumvise? reka twishake sibyo Bibiliya iravuga ngo sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza ni muri Matayo kangahe wahambwiye ariko jewe sinzi Bibiliya jewe gusa naje nk'umunyamakuru gutemberera ni muri Matayo igice cya 5 reka tubisome sibyo ni Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 abantu benshi hano ho ndagira ngo cyane hano muri Canada cyane muri Kariga nzanumva kandi simenye impamvu nimbaza bikorera kubwo kugirira Matayo igice cya 5 ku 17 haravuga ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza soma nawe hari ijambo gukomeza sinaje gukuraho iby'amategeko ahubwo naje kuyasohoza naho kuyasohoza no kuyakomeza mucuki reka nkubwire kuyasohoza ikintu gusohoza ikintu nyine ntubu completa nyine ntubu gikomeje nyine ntubu ugihaye uburenganzira abatwumva rero ubwo ni abanyamurenge ni abanyarwanda ni abarundi bazi ikinyarwanda n'ikirundi kuturusha uko biri kose nimba ari jewe uhaye uvuga bitari byo icongereza n'igifaransa byose biza bivuga cyo kimwe ndagira ngo byose bigenda bivuga bisohoka nukuzuza isezerano rya kera ryakoze mu mwanya waryo rigeraho riraparika irisha riratangira ryarangije umurimo waryo risingiriza irisha ryakoze finishing magamba he nukuvuga ngo isezerano rya kera tugomba kurikurikiza turi murisha ivuga neza vuga ngo rya kera tugomba kurikurikiza tugomba kurishira ku ruhande noneho tugakurikira irisha ndabisubiramo kandi ndabisobanura neza isezerano rya kera ni irya kera kandi nkubwire n'ibindi utaruzi amategeko yaha niryo sezerano warubize amategeko 12 niryo tegeko niryo sezerano rya kera kandi none ko masezerano ya kera aravuga ngo tegera neza mbaze ndani mu mategeko aravuga ngo ubaye so na nyoko none nukuvuga ngo iryo tegeko bitugomba gukurikiza ubwo rya kera ariko so reka rero gusobanura witonde noneho rero nuko muza mukora ibintu rero noneho umuntu atasobanura neza mukumva ko wenda abantu bagatwahana benako sibyo ngo yavuze mu isezerano rya kera mu muri kureho kandi atari ko biri kandi atari ko bishatse kuvuga noneho reka musobanurire neza isezerano rya kera ni amategeko 12 ni amategeko mu ncamake nandi biyongereyeho yose aba 300 n'imisago sibyo ni 300 cyangwa nenga sinari nabiteguye ni kuko ngo noneho rero yahawe Bibiliya yatubwiye ngo yahawe Mose yazanywe na Mose ku bisate by'amabuye ayaheza inzu ya Isiraheli wewe ntiwaruri kurana twebwe abanyamahanga ahantu abantu batazabamenyera wawa muhoza aba Efesi igice cya 2 haravuga ngo namwe yarabazuwe mwebwe abari bapfuye muzizi byaha n'ibicumuro icambere banze utekereza ese Paulo kubera iki yashizemo ngo namwe nukuvuga ngo harabo yari kwabwira hanyuma rero kamwe namwe mwari musigajwe nyuma y'amateka mwe mwari hirya mwe mwari kure namwe rero urumva namwe yarabazuwe mwebwe abari bapfuye muzizi byaha n'ibicumuro byabo sibyo araza aravuga ngo ubuntu nibwo bwabazuwe sibyo ubuntu nibwo bwabazuwe ico nashatse kukubwira aho ngaho ni abanyamahanga bavandimwe duhurira n'Imana ku musaraba wa Yesu Kristo uyu wavuze ngo ubuntu nukuri byo byazanywe na Yesu wabyumvise ubuntu nukuri byo byazanywe na Yesu ariko amategeko yazanywe na Mose sibyo uyu Yesu niwe watwunze n'Imana
niwe waduhuje n'Imana, naho duhurira n'Imana. Nyuma ya Yesu mu gihe cy'amategeko, Pawulo aravuze ngo namwe mwari mupfuye, mwarazutse, mwebwe mwari mu rupfu. Ariko bavuga yuko ndabuciye muri vuga, bavuga yuko mugira udupande mugenda musoma gute, hari cyo ntayisoma utundi mukatureka mugasoma ko tujanye n'ubuntu niki, utundi mukadushira ku ruhande. Ngaho ikizane basi cyo tutavugaho kimwe dupekimo. Jewe nuko abantu bavuga kandi ko numva basoma muri Paulo gusa nasomye muri Yohana, vuga no mu Baefeso, sinaranze n'igice mu Baefeso kuko sinari nateguye, hanyuma ni arahanditse navuze no muri Matayo. Ariko reka dusoreza aho ngaho kugira ngo ubutaha uzoze witeguye kandi uzoze namwe bantu mwese mwa mutureba uwumva yuko afite ikibazo kuri ibi ngibi bavuga, azoze nawe agira icyo asobanura, kuko tugiye gusosora kumutumira kandi azoze none adusobanurire kuburambuye. Uyu wari umutwe w'amagambo gusa kwarubwira ngo tubasogongeze gatoya, kandi mwibuke gukora subscribe, share na comment kugira ngo tumenye ikigenda n'ikitagenda, bizatumerera neza kandi twabyishimira cyane, kandi n'inkunga yanyu ikomeye cyane. None se wenda tugera ku musozo kugira ngo twose dutangire kandi tubiganire neza, niki wobwira abantu badukurikiranye kugira ngo ejo n'ejo bundi batazosaba kuvuga bavuga ngo muranyabuntu cyangwa se ikintu cyo ahubwo cyo nshaka gushishikariza abantu, kandi naje icyo mvuga kinteye ubwoba kugeza ubu. Umuntu wese utari umunyabuntu, dusanze Pawulo yaravuze ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Iryo jambo sinje waryanditse, wenda nunareba aho riri, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye no kuri ngo ahubwo ni impano y'Imana, ngo ntibyavuye no ku mirimo mukora, ngo hatagira umuntu n'umwe uzirata. Icyadukijije bavandimwe ni ubuntu. Umuntu wese nje ahubwo umuntu uteye ubwoba ni umuntu wihakana ubuntu bwa Kristo Yesu, uwo ni umu antichrist. Warubizi ariko nta muntu wihakana ubuntu. None ni kubera iki? Nuko mwebwe twabugizemo gize ukundi kuntu kandi bwarahahora tubizi, ariko se kubera iki bihabiza ubu nyine? Reka mbana kubwira abakeri bo batabizanye ngo babisobanure neza babivuge ngo sawa. Reka mbakubwire hano muri iki gice, nkurangiza muri iki gice mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice cya kabiri cya gatatu, Tito igice cya kabiri ku 11 kugeza ku 15, haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, kandi ubwo buntu butwigisha kubaha Imana. Icyo nari ngendeye cyane, kuko ubuntu buzanira abantu bose agakiza. Ishano ku muntu wihakana ubuntu budushikiriza agakiza. Mburira abantu, umuntu wese wihakana ubuntu buzanira abantu bo, ahubwo icyo twakagombye kwirata muho, icyo abaririmbyi bacu bakagombye kuririmba, icyo abavuga butumwa bose bari bakwiriye kubwiriza, ijambo twahawe twebwe abanyamahanga dukwiriye kuvuga ni ubuntu bwa Kristo Yesu. Ni indirimbo yacu yakagombye kuba n'agakiza tukagasigaye, kandi ijambo yari tubwira ngo ubuntu buzana agakiza. Ubuntu nibwo bwazaniye abantu bose agakiza. Mu magambo ahinnye, ubuntu si ikintu, ubuntu ni umuntu, ni Yesu Kristo ubwe niwe wazaniye abantu bose agakiza. Muri Yohana twabisomye, haravuga ngo kuko ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Yesu niwe buntu bw'Imana, Yesu niwe mpano y'Imana. Iyo muvuga ngo turi abanyabuntu, muba muvuze ngo turi aba Yesu Kristo. Yesu niwe mpano y'Imana, niwe buntu. Okay, reka tugere ku musozo wacu turangize kugira ngo